Yes, Kodirabo TV nongeye kubasuhuza cyane. Iki nitwa Confiance, tugarutse kubagezaho bamwe mu makuru y'imyidagaduro abagenda avugwa hano mu Rwanda. Kumenya dukwiye gucikwa, ugomba kumenya ukuntu byifashe imyidagaduro ya hano mu Rwanda muri rusange. Ibintu bikaba isaga zongeye kubasaga, ngira ngo nyuma y'uko hongeye kugaruka kuvugwa ibijyanye n'urubanza rwa Presqu'île rwongeye aho agomba kuburana mu mizi. Nyine hakomeje kuvuga ibintu byinshi cyane bifite aho bihuriye nyine n'urwo rubanza, nubwo ibyo bivugwa nibyo bavuga ku ruhande abavuga hano ku mihanda na hehe. So gusa ibijyanye n'imyanzuro yabyo nyine byo ntabwo biramenyekana, urukiko rwonyine ruzabitangaza. Kubw'iyo mpamvu abantu bose usanga ibi bintu babica hirya, nibyo bagenda babitsinda ngaho amazina abavugamo, bamwe babahaye amakode. So ibintu rero bisa nkaho byafashe indi ntera, usanga abantu bifatwa nkaho ko kuba bavuga abo bantu byaba ari ikibazo, kandi kuko ni nako bimeze. Akenshi ntabwo amazina ya buri umwe kuvuga ngo byagenze gutya, nta muntu wenda ubifitiye ubushobozi n'ububasha, bikaba byose bigenwa n'ubugenzacyaha cyangwa se amategeko. Afite amategeko abigenga n'abikurikirana, bemewe kuvuga bati uyu muntu bitewe n'iperereza byakozwe bakaba bagira icyo bamuvugaho. Ariko uretse ibyo ngibyo, abanyamakuru benshi bagiye basa nk'abikatira n'abadashaka kugira ikintu babitangazaho. Hari undi twavuga ko ari behind y'ibyo ngibyo, atandukanye n'ibyo ngibyo, yakoze ibitandukanye. Uyu mudamu uzwi nka MUTESI SCOVIA, ni umunyamakuru, afite igitangazamakuru cyakorera, afite YouTube channel y'abantu benshi bamukurikiranaho, ariko we asa nkaho atandukanye n'ibi ngibi. Ibyo abandi batinya kuvuga izi nkuru bazica hirya, witwa MUTESI SCOVIA we mu minsi yashize ibiganiro byatambutse byanacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, byaba kuri Twitter ndetse no kuri YouTube cyane, avuga ibijyanye n'urubanza, avugamo twavuga mu mabanga, cyangwa se atangaza bimwe mu makuru abenshi batekereza bikaguma mu mitima n'umutwe yabo. Gusa we yabishyize hanze, arabitangaza. Nyuma yo gutangaza ibi ngibi, uyu MUTESI SCOVIA abantu babifashe ukundi, abantu baragiye bamubona nk'umugore cyangwa se nk'umunyamakuru uri gukora ibintu bitandukanye. Abantu benshi bagiye batinya kuba bavuga uri kugenda ashyira hanze amakuru, twavuga ko atandukanye, amakuru yatuma benshi bamwibazaho kuba ati ibintu bite ko twebwe abantu batinya kubivuga, kubitangaza, yaba abaregwa, buri kimwe bijyanye muri Miss Rwanda byose arabifashe, byose arambika hasi rwose, arabisasanura buri kimwe n'iki. Abamukurikirana ngira ngo mwagiye mubyumva, mwanabyumva, yaba amaspace abantu bagiye bakiriya kuri Twitter bamuvugaho, bamwe so comment nyinshi, bamwe bamushyigikira cyane cyane, ndetse n'ibyo bya Miss Rwanda n'ahandi hantu hagiye hatandukanye agenda avugira cyane. Nyine bigaragara ko ari umugore utagira indimi pe, cyangwa umunyamakuru utarya indimi, kandi ugaragaza ukuri kose aho kuri mu ngeri zose. Ariko by'umwihariko turi kuvuga muri Miss Rwanda, kuko ni ikintu kigezweho ubu ngubu kiri kuvugwa, naho yagezeho abaga nta kinya rwose, agaragaza ukuri kose. So ntabwo tugiye guhamya ko ariko kuri we niko kuri kwe, niyo makuru ye abenshi batatangaje, ari umwihariko we turi kuvuga kuri uyu mwanya. Kuri ibyo rero, witwa MUTESI SCOVIA ngira ngo yaciyeho iminsi kuri YouTube channel atagaragaraho ngo akora ibiganiro, ahubwo agaragaraho abandi bagabo babiri basa nkaho bakorana. Byagiye bivugwa ko ashobora kuba afunze, abantu bagiye bavuga ati ushobora kuba afunze bitewe n'ibyo yagiye atangaza abandi batatangaje, bisa nkaho bikomeye, basa nkaho bagiye babyanzura gutyo. Ariko twavuga ko kuri uyu munsi uwitwa Munyakazi Sadate, uyu nguyu yahoze umuyobozi wa Rayon Sports, benshi baramuzi, umwe mu bakurikirana hafi uyu mugore, hano Twitter nahe yagaragaje ko witwa MUTESI SCOVIA yapostinze agaragaza ko abatekereza ko ashobora kuba afunze cyangwa se yatawe muri yombi atari ko bimeze. aho MUTESI SCOVIA agaragaye video ye
igaragaza ko ari mu mahanga, ndetse n'amafoto yagiye hanze amugaragaza ari mu ndege, ndetse icyo gihagaze ndafite na pasiporo n'ibindi. Wavuga bati nibereye mu mahanga ndi kurya isi, ahubwo wifuza ko mfungwa, dore ni mwebwe musa nk'abafunze. Mbese asa nk'ubinyomoza. Ibi ngibi bikaba muri rusange twavuga ko ni ikintu gikomeye. Uyu mudamu wagiye utangaza ibintu bisa nk'aho bikomeye kuri benshi bategeze bashobora kuba bashyira hanze, ariko we akabivuga muri rusange. Abenshi bagiye batekereza ko yakakwiye kuba bihanirwa, ariko n'abandi ntago komenti zose zaza ari negative, n'andi bishimira ibijyanye n'amakuru yagiye atangaza, yagiye ashyira hanze, bavuga ko n'umunyamakuru mbese ukora kijyamwuga, umunyamakuru w'icyitegererezo muri rusange. Gusa nyine icyo twajya tubatangariza, we abenshi batekereza ko ashobora kuba yaratawe muri yombi cyangwa afunze, we yafashe umwanya yigira hanze y'igihugu mu bijyanye n'uruzinduko rw'akazi akakora n'ubundi, ubwo wenda hatatangajwe byinshi cyane mu byo byamujyanye, ariko abibwira ko ashobora kuba afunze kubera ngo ibyo yagiye atangaza ntabwo ariko biri, ntabwo ariko kuri guhari, ahubwo no kwitwa MUTESI SCOVIA yibereye hanze ariho ari muri rusange. Nyuma y'ibyo agenda atangaza, umwe mu munyamakuru bakora inkuru zicukumbuye kabisa, bakora inkuru bavuga ko zigiye zirimo byinshi bitandukanye, aho muri rusange usanga atari buri umwe wagiye bitangaza cyangwa se bashoboye kuba yabishyira hanze, akaba ariko bimeze. Ngira ngo nyinshi cyane bigenda bivugwa cyane kuri izi nkuru, mu gihe ngo abenshi bategereje umwanzuro w'urukiko ruzafata kumenya ese perezida arekezwa ese abo bandi bagenda bavuga ku ruhande n'iki, bimeze bite, byifashe gute, ni byinshi cyane tubibuze kugenda twibaza. Muri rusange twe turi kodi Iraba TV Show, dukurikira ibikorwa byacu, kora subscribe maze tugushimishe, tugufate neza. Ngenzi Ishema kugenda conference muze kugenda twango komezwane natwe mu byo tugezaho bya buri munsi. Stay touch.